Ndabaramukije cyane mbifurije ibihe byiza kugwiza imigisha no guhirwa mu gatunganirwa mu byo mukora byose. Ndabisabira gukora subscribe kuri channel yacu ya Rukamyarungu. Gendi Herve Iradukunda Ntwari. Ndi kumwe na Pastor Bazaza Innocent, dukomeje inyigisho zo kugaruka kwa Yesu nkuko mwabikurikiye. Dukomezanye kandi bitugirira umumaro. Tumenye ko Yesu azagaruka, tumwitegure mu mitima yacu. Pastor Bazaza, mbahaye umwanya no wanyu. Dushimira Imana mu gitondo cy'uno munsi. Imana itwemereye kongera kuboneka muri uno mwanya mwiza, umwanya dusangira ijambo ry'Imana, twongera kwibukiranya ku cyigisho kivuga ku kugaruka kwa Yesu. Inyigisho zo kugaruka kwa Yesu ni inyigisho ziboneka muri Bibiliya henshi. Mu isezerano rya kera hari bivugwamo inshuro 1527, naho mu isezerano rishya ni inshuro 319. Ni inyigisho rero zikwiye kubwirwa abantu kugira ngo barusheho kumenya ko Yesu azagaruka. Ubwo Paulo yandikiraga Abatesalonike mu bice 4, yaravuze ngo mumaranishe imibabaro kubwirana mu magambo, kubera ko turi mu minsi ya nyuma irimo kugenda igora abantu, inaniza abizera. Dukwiye rero izo nyigisho kuzigisha, kuzibabwira kugira ngo zibahumurize, zibakomeze, zibihanganishe, bategereze kugaruka kwa Yesu. Kuko Yesu nagaruka azabaruhura imiruho n'imihate ya hano mu isi. Ubushize twarangije mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, tuvuga tukiri kuri ya jambo rivuga ngo mu buryo mu ibihe byinshi, ibihe by'abahanuzi by'urukurikirane, abahanuzi ba mbere b'ubunyage, abahanuzi bo mu bunyage n'abahanuzi ba nyuma b'ubunyage. Tubona ko mu bunyage hahanuye Daniel na Ezekiel, nyuma y'ubunyage hahanura Hagayi, Zekariya na Maraki. Abandi basigaye bose uko ari abahanuzi 16 bose bahanuye. Abandi basigaye muri 16 bariya babiri bahanuye mu bunyage na batatu bahanuye nyuma y'ubunyage. Abandi basigaye byumvikana ko ubwo ngubwo ari 11 bose bahanuye mbere y'ubunyage. Nyuma rero twavuze ko uno munsi nyirizina ariko twinjira mu cyigisho cyo kugaruka kwa Yesu. Twatangiye tuvuga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ibyo ngibyo nibyo turangije. Tugiye rero kwinjira mu cyigisho nyirizina tureba iby'Imana yavugiye mu kanwa k'umwana wayo Yesu. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma mu bice 24. Duhere ku murongo wa mbere avuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni iki? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imiruka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma bagambanirane bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze uko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uyihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bw'ubwami buzigishwa
mu isi yose ngo ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Mu wa 15 ariko muzabona ikizira kirimbura cyane n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itaragabanijwe ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanwa. Wenda reka duhagararira ahangaha. Dusomye amagambo menshi ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be. Yesu turavuga ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Uru rusengero nagira ngo dusubire inyuma gato twibukiranye ko ari urusengero rwubatswe na Salomo, rusenywa n'abanyebabuloni nk'uko twabibonye. Yosuwa na Zerubabeli barongera bararusana. Hanyuma igihe kigeze uwitwa Antiochus Epiphanes nanone arongera ararwonona, abamakabe barongera bararusana. None igihe kigeze k'isezerano rishya, ubwo abaromani bari bafashe ubuyobozi bayobora Palestine, nibwo haje umwami witwaga Herode. Yari umwedomu ukomoka kwa Esau kandi aje kuyobora abisirayeli. So nabara abavandimwe, ariko kubera kiriya kintu Esau Yakobo yakoze cyo kuriganya Esau, byatumye bagirana amakimbirane. Ababyeyi babo turebye muri Bibiliya neza tugasoma tugasanga ubwo Yakobo yaravuye Padani Aramu agarutse, umuvandimwe Esau yaje kumwakira, barakirana barababarirana, byo biragaragara. Ariko banabo ntabwo bigeze babarana, kuko tubonye kubwo Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cya Misiri, Abedomu baze ko banyura mu ntuza mu gihugu cyabo. Ibyo rero bigaragara yuko yaraje kubayobora n'ubundi atari uwo muri bo, kugira ngo babashe kubashyikira neza, babashe kubamanipira. Byabaye ngombwa yuko yongera kubatunganiriza urusengero, ararutunganya neza, ararurimbisha. Amaze kuko Abisirayeli urusengero yari intuza centre de la ville religieuse, ihuriro ry'ubuzima bw'iyobokamana bwa buri munsi. Niho batambiraga ibitambo, niho baturiraga amaturo, niho mbese muri rusange bongeraga kwiyunga n'Imana kubw'ibyaha byabaga byakozwe. Ubwo rusengero barufataga nk'ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Hanyuma amaze kurubatunganiriza, nibwo Yesu agiye mu rusengero n'abigishwa be, nibwo bamweretse iyo myubakire y'urusengero ukuntu rwari rurimbishijwe. Arabye ati ndababwiza ukuri yuko hari igihe hano hatazasigara hageretse ibuye ku rindi. Iki gihe cyarasohoye, nibwo uwitwa General Titus Umuromani muri za 70 yateye i Yerusalemu, arahagota. Amaze kuhagota yinjira muri Yerusalemu, ruriya rusengero ararusenya. Nibwo anga twabonye ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli, ngo ubisoma abyitonde. Niwe kizira kigaragara cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Ikizira cya mbere nuriya Antiochus Epiphanes wonuriye urusengero rw'i Yerusalemu, kuko yashyize igishushanyo ahera, atambira ibitambo bizira gutambwa ku gicaniro cy'i Yerusalemu. Nibwo habayeho ibibazo by'abamakabe bararwana, barongera bafata Yerusalemu. Noneho urusengero barongera bararusana, basubizaho imihango y'iyobokamana. Hanyuma Yesu rero ababwira ibintu bigomba. Urabona yashubije ibibazo mu buryo bubiri. Ngo ageze ku musozi wa Elayono yicaye, batangiye kumaza ibyo bizasohora ryari. Tubwire igihe Yerusalemu izasenyukira. Tubwiye yuko hari igihe hazasigara atageretse ibuye kurinde. Bizasohora ryari? Ikimenyetso cyabyo ni iki?
tubwire n'igihe uzagarukira. Ibyo byose urabona ko yagiye abisubiza mu buryo alternatif, yabisubize uburyo alternatif, abereka mu buryo ki byose bizagenda bibaho. Agaragaza rero ibintu by'ibimenyetso byinshi tuzagenda tubireba. Yavuze ngo nimubona ibyo byose muzamenye yuko ndi hafi kugaruka. Kuko burya Yesu igihe kimwe yageze kubwira abantu waganira nabo abyo atari ko kuki mugenzura ikirere mukavuga ngo uyu munsi haraza kuva izuba kandi izuba rikava, mukavuga ngo uyu munsi haraza kugwa imvura kandi imvura ikagwa, ngo ati kuki mushobora kugenzura ikirere ariko mukaba mudashobora kugenzura iminsi y'umwana w'umuntu? Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu yagendaga abahingira ababwira ngo nk'uko byaba biri mu minsi ya Nowa ni nako bizaba kugaruka k'umwana w'umuntu. Abantu bararyaga, baranywaga, bararongoraga, bahugira muri ibyo ngibyo kugeza igihe Nowa yinjiye mu nkuge, abantu ntibabimenya. Yesu rero mubaza kino kibazo ntabwo yaberetse cyangwa se yabasobanuriye umunsi nyirizina wo kugaruka kwe, ahubwo yaberetse ibimenyetso. Ubu turavuga rero ku cyo bita ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, kugira ngo abantu babyigireho, babisobanukirwe, bamenye uko ibingibi byose turimo kugenda duhura nabyo, bakamera nk'abagushije ishyano, ari ibintu byahanuwe kandi birimo kugenda bidusoreraho twebwe aho muri ino minsi ya nyuma. Iki kintu cya korona, indwara y'icyorezo, hangaha muri bino bimenyetso twakibonyeho ko hazabaho indwara z'ibyorezo, indwara ubona yaburiwe umuti, indwara ubona ihagaritse abantu abakomeye n'aboroheje umutima, indwara yageze ku isi yose nta hantu na hamwe itageze, indwara y'icyorezo. Ibi ngibi rero byose ni ibintu birimo kugenda bitwereka kugaruka kwa Yesu. Hari ibyo tubona ahangaha, tubona indwara z'ibyorezo, tubona urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubu ngubu umuntu wese umwajije urukundo asigaranye uko rungana, ari nka umuntu afite indicateur ashobora gukoresha kugira ngo apime urukundo ruri mu mitima y'abantu, ari urwo bakundana ubwabo hagati yabo ubwabo, ari n'urwo bakunda Imana. Kuko urukundo umuntu akunda mugenzi we n'urwo akunda Imana rugomba kuba ari parallel, rugomba kuba rungana. Kuko umuntu ashobora kuvuga ngo akunda Imana adakunda mugenzi we, kandi niba udakunda mugenzi wawe ngo uvuge ngo urakunda Imana, utabonye ko ibyo Yesu yarabisobanuye. Urukundo ruzakonja, abantu bazasubira bakagambanana bakangana, hanyuma hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, hanyuma ubutumwa bwiza bukigishwa amahanga yose. Bibiliya tubwira ngo kugira ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga ngo nibyo imperuka izahera ko ibi. Twifashishije rino terambere byo bita mondialisation, ibi ngibi byo kuvuga ngo isi yaba umudugudu, ni ukuvuga ngo ubu ngubu abantu barimo kugenda batanga ubutumwa bwiza mu buryo bwihuse. Njya nkunda kujya kwigisha kuri transit, nkagenda ngakoresha sondage d'opinion, nkabaza ni bande mu by'ukuri hagati muri batajyaga bakandagira mu rusengero, bakambwiza ukuri, hakagira abazamura bakambwira bati twebwe ntabwo twageraga mu rusengero. Ariko nkabasobanura ni ibi ngibi ni urubanza kuri ngewe waje bazana ubutumwa bwiza, ni urubanza kuri mwe mu byumvise, kubera yuko iyi ni gahunda y'Imana kugira ngo hatazagira umwana w'umuntu ugirana urubanza n'Imana. Kuko byanze bikunze ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa amahanga yose, umuntu uwo ari we wese ubutumwa bwiza bukinjira mu matwi ye, ugahitamo kubwumvira cyangwa guhitamo kubuhakana. Ariko ubutumwa bwiza burimo kubwirwa amahanga yose. Ubutumwa bwiza wabishaka utabishaka burakugera. Urajya muri taxi ugasanga bacuranga indirimbo z'Imana, urajya mu kabari ugasanga bacuranga indirimbo z'Imana, aho ugiye hose ubutumwa bukagusanganya. Njya mbabwira nta bantu njya nkunda kujya gusura kuri transit, kiriya kigo ngororamuco, nhabwira ngo kuza ahangaha utarajya kugera mu nzu y'Imana nabyo biri mu mugambi w'Imana, kugira ngo ubutumwa bwiza bwinjire mu matwi yawe, byanze bikunze ubimenye, kugira ngo utazajyana urubanza n'Imana ngo uvuge ngo ntabwo nigeze ibi ngibi mbimenye. Ni ukuvuga rero ngo ibi ngibi by'ibimenyetso Yesu yavuze mu buryo bubi. Hari kugaruka kwa Yesu, hari no gusenyuka kwa Yerusalemu. Gusenyuka kwa Yerusalemu nanga ku murongo wa 15 avuga ngo ubwo muzabona ikizira kirimbuka cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera. Ubwo bisoma byitonde, ni umujenerali yitwa Titus
muri 70 wateye i Yerusalemu nabwo ari ubuhanuzi busohora, kuko hari igihe kimwe ubwo Pilato yararimo gucira Yesu urubanza, noneho ngo akurikije amategeko yawo yabagengaga asanga nta kintu gifata Yesu, ngo arakaraba arababwira ngo amaraso y'uno muntu ntazambeho, noneho ngo barashega baravuga ngo azatubeho n'abana bacu. Ubwo buhanuzi bw'ibyo bisabiye bavugiye imbere y'Imana nibwo bwasohoye muri 70. Abayuda benshi bapfira muri Yerusalemu, abandi baranyanyagira baragenda, noneho urusengero rw'i Yerusalemu rurasenyuka kugeza n'uyu munsi wa none. Nibwo buhanuzi Yesu yari yavuze ngo hari igihe muzasanga hano nta buye rikigeretse kuri rindi, kuko muri icyo gihe muri 70 nyuma ya Kristo nibwo umujenerali Titus yaje asenya Yerusalemu n'urusengero rurasenyuka kugeza n'uyu munsi wa none. Bakunda kugerayo bagiye muri zirangendo z'iyobokamana bavuga yuko hasigaye agakuta gatoya gusa ako bita mire de lamentation, ako basengeraho, ariko ubundi urusengero rwo rwarasenyutse. Ibi ngibi rero by'ibimenyetso tuzarushaho kugenda tubireba, tuzareba intambara zagiye zibaho. Urabona intambara zakunze zatangiranye nyinshi kandi zikomeye zivugwa cyane, nugwera ku ntambara ya mbere y'isi yose 1914-18, iya kabiri 1940-45, uzasanga intambara zabayeho za Vietnam na Cambodia, intambara zabayeho za Iran na Iraq, intambara zabayeho n'uyu munsi wa none zikaba zikiriho. Urumva hariya muri Sudan zirahari, muri Ethiopia zirahari, muri Nuza muri Central Africa intambara zirahari, intambara zabaye hano muza muri RCD, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo zose ni intambara Bibiliya ivuga. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ibihe bigaragaza kugaruka kwa Yesu. N'iby'ibingibi rero Yesu ubwe yavugiye mu kanwa ke, abikoresheje akanwa ke, Imana ivugiye mu kanwa k'umwana wayo, kuko ibyo twinjiyemo noneho ko twabonye iby'Imana avugiye mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi, mu buryo bwinshi. Tujiste nyirizina twinjiye mu byo Imana yavugiye mu kanwa ka Yesu. Tuzakomeza kubireba rero, tuzareba kwiyongera k'ubwenge nk'uko tubibona muri Daniel, tuzareba n'ibindi bimenyetso bindi Bibiliya igenda itwereka. Tuzabyinjiramo neza, tubisesengure, hanyuma abantu barushaho gusobanukirwa ibihe dusoyemo, be kumera nk'abagushishyano, kandi Imana yaratuburiye hakiri kare ikoresheje umwana wayo Yesu. Ndumva twasa n'abahiniye ahangaha, noneho ubutaha tukazakomeza nyirizina twinjira muri biriya bimenyetso, kwiyongera k'ubwenge. Tuzareba ubusobanuro, urukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome buzagwira, tuzagenda tubireba byose, tuzabyinjiramo kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Murakoze kudutega amatwi. Imana iduhana umugisha mu ijambo ryayo kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibihe turimo, twe gukomera nk'abagushishyano. Abantu barimo kuvuga ngo Covid izarangira ryari, abasenga barimo gusenga, ariko nubwo byamera gute, ntabwo icyo Bibiliya itubwira, icyo Imana yavugiye mu kanwa k'umwana wa Yesu ntabwo giteze guhinduka. Nubwo Covid yararikije uno munsi, kuko iki cyari cyose cyatangiye kigira n'iherezo, birumvikana. Ubuyobozi burimo kugenda bushakashaka buryo ki bwarengera abanyagihugu, bushaka inkingo n'izindi mekanisme zindi zose zikorwa kugira ngo iyi ndwara igabanuke, kandi dufite ibyiringiro ko Imana izarengera igihugu cyacu, iyi ndwara ikagabanuka cyangwa ikanarangira. Ariko nubwo byamera gute, n'ibindi byose bizagenda biza, kuko Yesu yavuze ngo hazabaho, nuvuga ngo bizajya bigenda bisimburana ibi byose kugeza igihe Yesu azagarukira gutwara itorero. Reka dushimire Imana, tuzakomeza ubutaha twinjira mu bimenyetso neza by'ibihe kugira turusheho gusobanukirwa neza ibihe dusoyemo. Ndagushimiye Data, urakoze kugira neza kwawe, uradukunda, udufiteho umugambi mwiza wo kuzaduha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu wavuze ngo ntacyo uzakora utabanje kukimenyesha abagaragu bawe. Ibimenyetso birimo kugenda biboneka
ni ibimenyetso bitwereka ko Yesu ari hafi kugaruka. Waravuze ngo turebere ku mutini niwo cyitegererezo, ngo iyo utoshye ibibaye byo bigatoha abantu bamenya ko impeshyi iri bugufi, ngo nitubona ibyo byose tuzamenye yuko nawe uri bugufi Yesu kugaruka gutwara itorero kuko wabisize kubisezeranije. Wejesha amaso yacu kugira ngo turebe ibihe turimo, data buja twe gukomeza kubyitiranya, twe kumera nk'abagushishyano kandi twaraburiwe hakiri kare. Urabishobora rero data, utugirire neza kandi abantu bawe ubaye kwaka ijambo ryawe nk'imiburo, kuko wavuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye kandi nzabasukira ku mwuka wanjye wera. Gira neza abantu bawe kugira ngo Mana turusheho gukanguka, turusheho kuba maso, turusheho kwirinda dutegereje kugaruka kwa Yesu. Mu izina ryawe Yesu niho tubisabye, amen. Amen. Urakoze cyane pastor. Aha, Generalive Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Niba warikoreye subscribe, izi nyigisho ntizizagucika na gato. Niba utarabimenyesha inshuti yawe na mugenzi wawe kugira ngo nawe yabikurikire arusheho gusobanukirwa kugaruka kwa Yesu, urimo uramuhombya. Urakoze cyane nimba uri bubikore, kandi tukwifurije imigisha mu byo ukora byose. Ciao ciao. Murakoze.